Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Imana yacu twayobotse ntabwo yaturemye ngo tuzacibwe, ntiyaturemye kugira ngo tuzabe ahandi, ahubwo ni ukugira ngo tubane nayo. Yaraducunguye kandi yaradukijije. Uwo mugambi wayo nturacyura igihe, na n'ubu ikomeje uwo mugambi w'umukiro. Imana koko ni umukiza, nyamara bavandimwe, uwo mukiro wanyuze ahakomeye, mu bwicishe bugufi bukomeye, aho umuremyi yemera kugamburuzwa n'ikiremwa yiremeye, ntamuce ahubwo akamucungura, nk'uko umuririmbyi Sipiriyani Rugamba abiririmba. Twumvise neza mu isomo rya mbere ndetse no mu ivanjiri, aho umwanditsi agira ati nta buranga, nta n'igikundiro byo kurembuza amaso yacu, yewe nta n'igihagararo cyamutera igikundiro. Yari yasuzuguwe kandi yatereranywe n'abantu, munyamibabaro n'umumenyerane w'ibyago. Uyu wahuye n'ibi uyu munsi aratwigisha inyigisho nyinshi. Mu ivanjiri tumaze gutega amatwi ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristu. Yezu wababaye byose kugira ngo adukize. Yezu washinyaguriwe, uko dukunda kubiririmba, kugira ngo aduhe ubuzima buzima. Yezu wababaye kugira ngo tubabarirwe. Yezu washinjwe ibinyoma kugira ngo twe tube abaziranenge. Twumvisemo amasura anyuranye, twumvisemo benshi bagiye bagaragara muri uru rugendo rwo kuducungura wakozwe na Nyagasani umwami wacu. Twumvise nka Pilato, twumva imbaga nyamwinshi yateraga hejuru. Twumvise Petero, twumva ndetse n'abandi bayahudi bavugaga ibindi. Abo ndetse n'abandi uwabumva ibyo bakoze, dushobora kubatera amabuye, tukumva ndetse barakabije, tukumva barageze kure cyane. Nyamara bavandimwe, natwe rimwe na rimwe ntabwo dukora ibisumbye ibyabo. Yezu akuzwe. Rimwe na rimwe tuba turi muri kiriya kivunge cyateraga hejuru ngo nabambwe ku musaraba, kikongera kiti ngo kuraho mubambe. Tujya muri icyo kivunge cya gihe twumva twagendera ku myumvire y'abo turi kumwe, tukirengagiza ko ubwinshi bw'abanyamakosa butabuza ikosa kubikosa. Mu mvugo waba uvuze imvugo wenda y'ukuri, baguha akato kuri uyu munsi, ejo ukavuga ngo iyi mvugo sinzongera kuyikoresha kuko ejo bampaye urw'amenyo. Bityo nanjye nawe tuba tubariwe muri bariya bateraga hejuru ngo kuraho.
bityo rimwe na rimwe kandi abo tugendana bigendeye ku myumvire, ku mitekerereze no ku myemerere yabo, kajya gusanga imyambaro nk'iyi ntabwo ari iy'umwari, imyambaro nk'iyi ntabwo ari iy'umubyeyi w'i Rwanda, noneho bikagutera ikimwaro maze ukamira bunguri imyumvire y'abandi kubera ko ngo bakugamburuje. Natwe aho ngaho tuba tugiye muri kiriya kivunge tugendeye bitewe n'uko hari badusetse cyangwa batatwumvise mu kuri twe turimo kandi twemeranya n'umutima wacu. Bityo rero bavandimwe, kuri uyu munsi tumaze kuzirikana ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristo, birakwiye ko dufata umugambi wo gutunganira Imana tutitaye ku batureba, nk'uko tubizirikana mu ntera ya 9 y'inzira y'umusaraba. Duharanire guhamya Yezu tutagendeye ku bandi ngo baravuga ngo iki, baraduseka cyangwa ngo baradusebya. Twabona Petero wari wemeje n'ijwi riranguruye ko ashobora ndetse kwitangira umukiza, tukamubona ahakana umukiza we ubugira gatatu, maze isake ikabika. Natwe bavandimwe, rimwe na rimwe tuba ba Petero igihe tudahamya ukuri, tuba ba Petero igihe duha intebe ikinyoma mu buzima bwacu, igihe tugira imyitwarire imwe n'imwe dushyira ku ruhande, igihe tugira ibikorwa bimwe na bimwe tutikoza ngo ngaha baduseka, ngaha ntabwo batwumva neza. Nyamara bavandimwe, ukomeye ku Mana iramukomeza, uyiringiye ntabwo ajya atereranywa, uyiringiye nta mwara. Dusaba Imana muri iri sengesho ryacu kugira ngo idukize, iduhe imbaraga no mu gihe badutuka twe ntituzatukane. Nubwo wakwangwa wowe ntukangane, nubwo wahuguzwa wowe ntuzahuguze, nubwo wabeshyerwa wowe ntuzagire uwo ubeshyera, nubwo warenganywa ntuzihorere ngo ugire nawe uwo urenganya, nubwo wateshwa agaciro wowe ntuzagire uwo ugatesha. Ibi kubigeraho biradusaba guhanga amaso kenshi uwatubambiwe, uwaducunguye, uwo dukesha umukiro, maze tukibanira kenshi mu isengesho, tugakunda gutungwa nawe mu masakaramentu matagatifu, twigorora n'abadutengushye, kuko uwo wababaye, uwo wagaragujwe agati, uwo wanzwe na bose, ni umuherezabitambo mukuru udashobora kunanirwa kutubabarira, kuduherekeza mu ntege nke zacu, nk'uko twabyumvise mu isomo rya 2. Twinginga Imana rero kuri uyu munsi muri uru rugendo rw'isengesho ryacu, kugira ngo iduhe imbaraga zo gukunda kuvoma iwe, gukunda kumugisha inama, gukunda kumwiringira, kuko ngo utumikira uwo badaherukanye ageraho akamubeshyera. Twinginga Imana kugira ngo itubere ikiramiro, twinginga Imana kugira ngo iduhe umugenzo wo kwihangana, umugenzo wo kwicisha bugufi, umugenzo wo guha agaciro abavandimwe bacu.
ukuzwe iteka nyagasani mana mubyeyi wacu we waducunguye. Umukiro tuwukesha wowe nyagasani, ni kenshi twagiye tuwushakira aho utari, tubabarire. Duhe imbaraga za roho wawe maze uduhe gucira bugufi, twicishe bugufi imbere yawe, tukwambaza igihe cyose, tugukomeraho kandi dukunda bagenzi bacu. Mana yacu, urupfu rwawe batugirira akamaro, maze tuzishimire kubana nawe mu ihirwe wateguriye abagukunda, wowe ubaho gateka iteka ryose. Amen.